utazajya wumva impanuro ariko ndumva sinzi gusa yewe mwumva uko n'ibintu gahunda zimeze uramuviye mwabonye Yesu we uriya ngewe turaziranye neza gutya mwamenyanye gutya wowe umenyana n'abantu basenga gutya unyumvire Sabanura ahantu bari baragiye kurorongotanira wa Keza kutakumvura sema mama ye nande ngo wagiye kubyara udashoboye gupagasa ese basi ni wewe mtama nta ngoro uruhira undi ibyo mbanza mbikubwira ko muramuja ndamuzi ngiye gufata ubwonko bwe gutya kumva mbanze buzunguze ndaya namwohereje ku muhanda aho izindi ndaya ziba ntabwo nabana n'indaya mu wamwirukanye se namwirukanye yagiye kare nandetse hava mugore menya ko ndi umukozi w'Imana koko umukozi w'Imana rero indaya ko mvura umukozi w'Imana uri umukozi w'indaya papa pesi ako simani we ito bintu ibepe yawe ariko man wirengagije ko contract twasinyanye ibintu nk'ibyo na meri ndamurasa gatuza mani ibyo bya baby wawe harimo ama baby se ko nazaje yara baby wawe avuze iki kuri nge nabura uri tayari wewe hombi wizana ibintu byo kuzana nongewe ibintu byinshi ngira uri tayari tayari ahubwo imbere cyane tayari none ndashaka kuzana igenge imwe ka muri abasore bakaje nawe ugira mu buzima ndavuga ngo tupana n'itwa ashe ninde wagufite we ntukwamenye rero ndi umuntu navuga ngo ushaka ubundi buzima bwira mu buzima ni kuvuga Jessica umwana warasaza umwana w'uruzi kugira mu musaza we Dronkino, c'è un governo na pronza da radio. La sì. Va. Va, quanti. Kakati msimu. Yesu. Iyi minsi nta kintu kitwe nta mikino. Ibu nta mikino bihari. Umboneke babwira ubungure n'ituki. Aho bigeze. Icyona kare. Nitukiri imihigo tugiye kuba abahigisha none se iki cyuma uzagikoresha gute kugira ngo ube umuhigi Byangombwa se iki wowe se ushinzwe ntabwo ibiki ubuse nawe turutse Jesus is Lord. guhaha hagiye gukora umwana mwiza sivyo cyane ukiguhiga cyane ujye wifata cyane kugira ngo hatazagira umwana ugucaho uzajya ukomeza ubu wa mbere kandi urabizi ko nguhemba kandi umwana ubu wa mbere nyine biba ari byiza sibyo Fisto uraje? Naje ni. Karibu. Karibu tuse Mungu wangu. Okay. Kiusa. Umezite. Karibu. Ciye mu gikaya nabonaga kuri sarafunze. Hagize isaha haba hakingoye. None se telefone yawe isaha yapfuye ufite isaha muri telefone ukagira isaha isanzwe yo ku kuboko. Fisto aya masaha usigaye utahira ni masaha bwoko ki? Nakerewe gato ariko ntabwo ari ibintu birenze cyane nakerewe ahantu aciye nta muntu nyine twari bubona neza aninzamo gakeya kuko nanjye yari yambwiye ko azaza kunsura nyirahe iwabo gato ariko ntabwo natinze cyane kandi nubwo bizasubiramo ntiwanambwira simba nagwa amayinite ndabyumva kunese ni wari ufite telefone
nari ngifite ariko ntabwo nimaginaga ko ndi butinde kugeza iki gihe pe. Oya wari kumbwira nkamenya amakuru nkamenya kuri butinde ku gihe usanzwe utahiraho. Ntabwo bizongera. Ariko kandi impamvu nanabikubajije uri kunyumva muhungu wanjye ntabwo ari uko kwanga ntabwo ari iki urabizi neza sibyo muri abana banjye bagomba kubaba hafi nkabakurikiranira hafi nkamenya ibibazo mwahuye nabyo nkamenya ubuzima bwanyu uko bugenda. Fiso muri minsi urimo urarangara reba bimaze kuba inshuro ebyiri zikurikirana ubona ko amanota yagabanutse ndabeshya bani hari igihe ugeramo amasomo agakomera pe nawe warize urabizi ariko ntabwo bifata nko kurangara cyane. Fiso ndabizi amasomo ageraho hari igihe ubona birimo byoroha akagiye ukabona bikomeyemo gake ariko Fiso mfiteho amakuru ndimo nshaka kugenzura neza urimo urarangara kandi ubushize twari twaganiriye nkugira inama ugomba kwirinda ibigare ugomba kwirinda kuyoborwa n'imyaka ugomba kuba maso ku buryo hatagira uburyo ugomba guteshuka none urimo urateshuka performance yawe irimo irashisha mwana wanjye amanota arimo aragabanuka kandi nta kibazo uba wagize nta kibazo kidasanzwe uba wagize cyakagombye gutuma amanota yawe agabanuka. ushobora kuba uri kurangarira mu bigare bya bagenzi bawe baba ari abahungu baba ari abakobwa ugasanga hari uburyo urangaye wa mwanya wafata guhariraho kwiga ukagabanuka bitewe nuko wawugabanije hari ibindi uwujyanamo. Ariko rero rwose sinzi hari igihe kigera amanota akagabanuka wenda utanurangaye cyane ariko ukabona ukiga hari ukuntu hagera rwose mfite mashini hano mu rugo no kwishuri ntabwo mba narangaye. Yego wenda ushobora gufata umwanya ukawohereza ikindi kintu ariko utari munini ariko mandiga pe kandi ntabwo bizongera gusubira kugira ngo amanota agabanuke. Shanda guhangayikiye pe ndahangayitse mwana wanjye mbabarira usubire ku murongo mbabarira wongere wige neza performinge neza sibyo kuko urabona reba amasaha ibi bibaye inshuro 3 utaha amasaha ugomba gutahira yarenze. Bizongera ndakwihoreye bwa mbere uzi ufite igihunga mbona ko wakosheje ndakwihoreye ubwa kabiri uranceremba ndi muri dushe urabanza upimiranya ndi muri dushe numva birenge byawe birimo rakandagira ubu uragiye ubu noneho nari nakurindiriye unsanze muri sala noneho ibyo byose byiyongereyeho kuba n'amanota waratangiye kugenda agabanuka. Reka nawe kukwakirana kugutunganya kuko urananiwe ariko ibi bintu ndagomba mbikorere igenzura nagusigana na murumuna wawe genda bikorera igenzura kandi nimara gusanga ko ushobora kuba urimo ubigiramo uburangare nzagukurura amatwi ntabwo ibyo ngibyo ari byo simbishaka. ntabwo bizasubira. sawa Pasiteri Yego korofe muraho yo urakomeye sashim ahimbaza ndaho meze mute se turaho ndabona ntacyo mubaye ntacyo tubaye n'ubwacu igihe kinini tudahura ko ntabaga inahangaha nyine kuko nyine ubu muri iyi minsi ndahari cyane ukuri mukomeye umwaka wari ugiye gushira yo nanjye ndaho umurimo w'Imana turacyawukomeje muri make turacyawukomeje nubwo bigoye abagenzi ariko turakomeje. Ibyo ni ubuzima busanzwe bw'abakirisitu. Ubuzima busanzwe. None se iminsi bagora gute ibigeragezo bigenda biba bitandukanye? Muri iyi minsi nahuye n'akabazo ahantu nabikaga igikoresho gikora ku itorero cyo bita piano mbese banyibye piano ngiye kureba sangugi bararwishe piano yanjye barayitwaye ngo ndaho ku itorero nta byuma afite niyo mpamvu ngo bwego iminsi iragoye ariko turakomeje umurimo w'Imana. Piano kwanze ko ari igikoresho kibanza mu rusengero kandi kigenda ni igikoresho kibanza none se byarangiye gutyo cyangwa hari ukuntu muri uteganya gukurikirana cyangwa hari amakuru mwakuruye ibyo byose iyo umuntu ashobora kuza kukwiba ariko ukaba wagira amahirwe ukaba wamenya
akanunu k'uburyo waba wibwe cyangwa se nuko byagenze. ariko hari abasekirite umwe bita Kigingi yambwiye ko abo bantu yababonyeho ambwira ko hagiye gukomeza kubinkurikiranye. Rero nanjye ibyiringiro birahari ndacyategereje bishobora kuzongera kuboneka. None se Kigingi azabakurikirana nyine we yambwiye ko yababonyeho muri uko kubabonaho ambwira ko hagiye gukomeza gukurikirana anekera ahantu henshi hatandukanye ahantu yazagurishirizwa ariko mfite ibyiringiro ngiye kwizaboneka. Mugire inama. Ahubwo nawe ujye ufasha nawe mujye mufasha ni mu ntago yigeze akubwira bari babyibuze. Oya ntago yabambye ariko yambwiye ko kwabikeka ko yabambye. Cyana inama nakugira ngiye. Umujuri iyo yibye ikintu kigarura icyo kimenye. Cyakoze hamwe n'Imana ishobora kuzagaruka. Ariko ibyo ari byo byose utekereza kabiri. Kigingi ashobora kugira ngo ndagushakira ukamwizera nawe akigira mubi. Wemera ko umuntu ahinduka? Ndabyemera. Akigira mubi. Ukaba wamubura umureba pe. Ndabyemera. Akaba yagwaye icyizere ngo ndabazi ngo ndiza gushakira bikarangira gutyo. Rero ntabwo ugomba gukomeza kwizera Kigingi gusa. Ushakishe n'izindi nzira zose zishoboka. Nanjye muri iyi minsi ndi naha nzakuba hafi. Cyangwa na Kigingi kuko buriya ndabizi ubu turi buhura mbwira ati ngo umugurire kamwe. Ndi bumubaza makuru turebe ukuntu twabishyiramo imbaraga. Mani gumugisha mwishi cyane. Buriya Kigingi turabone atenze kumbona. Ntabwo ndi burare nane. Mufashe. Niduhura hari icyo ndibukore mbishyiremo imbaraga mubwire yagiserere ku buryo byibuze twakora installation yose ishoboka. No kuri rwose. Yaboneka vuba. So, ikwihuta ngiye muri afere hepfo ngaha gato nakererwa turi kumwe. Samu urakoze nanjye ngomeje gusenga kandi Imana ishobora kuzabakoresha namwe. Nukuri zabakoresha. Saba murakoze. Hello. Bugimana biteze. Meze neza. Uri he? Okay, none wansanga iwanjye ngakubwira. Sufite akanya se? Uri tayari? Okay. Ihute gira vuba vuba. Kubaho kumanga. Biteze. Sawa. Zineza. None se nacamo mu kazi. Nzafu. Yego. Ko wifunze. Ariko nawe urantungura ko wifunze mu kwasi. Wowe sumeze ute mwana? Meze neza. Ndabibona. Ubona n'akazi kaba kakwishe. Kaba kandiye mwana n'iki. Muravuye ku kazi akaza kajye mu tundi dokima tuda. Ahubwo tutatumye umuntu aruhuka ahubwo tugatuma dustresse twiyongera. Gusa nk'umuntu ugira akazi. Efa tatari. Umuntu arashakisha mwana. Subize ko nta mikino. Nta mikino mwana. Nta mikino akazi. Subize. None ugize ngo muhamagare za dirose. Ngubwo nyine tukivuganira nyine kameze. Nabonye muri phone yanjye. Sigaye tereta murumuna wanjye. Yewe nigeze gufata phone yanjye agomva mbona akantu kaka message yakwandikiye je muri calling muri center nsanga umwahamagaranye muri phone yanjye kuko cyari se kandi amazi iminsi bango bahamwe ibyo phone ngici aho gufata phone yanjye mbona utuntu message ni pasi utereta pasi wabwiwe n'iki rero kandi nimero yawe ntayo mfite se handitseho bodyguard man uriyibagije uriya mwana ntabwo uzi ko tuvukana wenda guhereza akazi ndaguhereza ibiceri ukahe hanyuze ukaza no kuvogera muri umuna wanjye
kugira ngo nkakore neza nishimye hari ibirisi ntarebe nyine ariko nta kintu warambwiye warampishe aya mose byari bitari byaza byari bitari byaza okay nese uzi uko amezera ubise isiko na phone agira ko none ko kumba muhamagara Eko tamumbaza nge nijye kwihamagariye nagira menye no kumeze kubera ko mukanye mu minsi mikeya naba ntari mu Rwanda ngo uzabuza wagiye uzawagiye ngo ngiye kujya Central Africa uri wenyine se cyangwa turi kumwe shamani ngiye mu kazi mani ari ibintu dukora online business nyine baraduhamagaye erega kazi ni hirya hino urakubita hirya hino nta kazi kafatika mfite ariko ugomba bodyguard no gutangirira ariko bodyguard ko nawe nukigira umuntu nzamuhereza wowe rinye mani subize nzamuhereza rinye aho ngaho ntaribi wowe usabugumyemo hano nzajya gutigita ndebe ko harano uzajya ku bodyguarding ahubwo se yaniga yawe imeze bite yaniganje na iri fresh man ahubwo mukanya nari twakirimo tuvugana mbwira nyine ngo hari utuntu yagiyemo niba ari gushaka ahantu turarasa boro naho murasa boro ubuse ne abafata kandi murabizi nta bandi banizeye oya twebwe ibyo ngibyo byo kurasa boro no bodyguard na hano bihurira subizi zirazawa nyide zindi wenda zaza zizamo zaba ari ubufuto gusa nyine niba ari akazi ni akazi nyine nakuraburaga ko hari igihe bizagenda neza nkakujya nagira ngo utere pisi nyine nanagusezera uzasigare ku kazi fresh ibintu byawe uzabibirinda neza gake bucece he na sister wawe nta sister wanjye ubwo uraje ubwo ngiye uzajya uza mu nzu yanjye gutyo uko wishakiye siko wabimenye ucunguza uburyo umwete yewe gusa ariko ntari buto gikuba nta n'idabiro uzasanga byarangiritse sawa rero ngo nikomereza akazi ntari buto sawa bizere ko bimeze neza ariko meze neza sawa ya mandi ni igipaki mbona hano muzi ngiye kukubita no ngugu